ibi bimenyetso nibiza ku mubiri wawe uzamenye ko ibimenyetso 10 ngiye kuvuga nibiza ku mubiri wawe uzamenye ko ugiye kurwara stroke cyangwa uri mu nzira zo kugera kuri level yo kurwara stroke. Stroke iterwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso ashobora kuridinga rero ku bintu byinshi bigiye bitandukanye harimo na stroke cyangwa no guhagarara k'umutima. Rero ngiye kukuganiriza ibimenyetso 10 ugomba kumenya bishobora kuba niba ubifite ugomba kumenya ko ufite amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi byo kurwara stroke. Kandi stroke rimwe na rimwe ntabwo ikira, uburwayi umuntu abana nabwo paka ntabwo bukira. Ikimenyetso cya mbere ni ukunanirwa cyangwa guhungabana ku gice cy'umubiri by'umwihariko nk'ubwonko, akaguru cyangwa se no mu maso. Yes, bishobora kuba ukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko akenshi iyo bigenze nka gutya ufite ikibazo gikomeye cyane. Kandi icyo nacyo ni ikimenyetso nyine cya mbere cyereka umuntu ko ari mu nzira zo gufatwa na stroke, uburwayi bubi cyane cyane. Ikindi ikimenyetso ni ukurwa kumwe nyine ni ukurwa k'uruhande nko mu maso, like ushobora kugwa ku gice runaka cy'umubiri by'umwihariko nko mu maso. Isura imwe ishobora kugwa, indi ikaba ari isura isanzwe ariko iyindi ukabona yaratendeye yaraguye. Rero mu gihe ariko iyo face dropping cyangwa kugwa k'uruhande rw'umubiri runaka kw'igice cy'umubiri igice kimwe, biba ugeze nyine kuri etape n'ubundi bavuga bati ni stroke yaramufashe byararangiye. Ariko nanone iyo uri kubibona hakiri kare urabimenya. Nk'ubu ari abantu babagwa iyo bamaze nko kubyara bikaba, waba uri umuntu utikurikiranye cyangwa uri umuntu baba bakoreye C-section. Hari umuntu abibonyeho, njyewe personally hari umuntu abibonyeho avuye kubyara baramukoreye C-section bimubaho, ariko we yagiye kwa muganga arikurikirana nyine asanga si stroke yari igiye kumwataka ahubwo byari byatewe nyine n'iyo C-section bamukoreye. Rero hano mu gihe uzi neza ko ufite n'uwo muvuduko ugomba guhita umenya ko niba face ya dropping ugomba guhita umenya ko ubwo stroke yenda kuza. Ikindi ni ukudashobora kuvuga neza. Umuntu ugiye gufatwa na stroke atangira kugira ikibazo ukagira ngo afite ibyo bita Tourette syndrome, aribwo uburwayi butuma umuntu avuga didimanga atavuga neza, Tourette syndrome. Rero umuntu ugiye gufatwa na stroke ntabwo abasha kuvuga neza, avuga didimanga cyangwa ntanavuge neza nyine ku buryo ntabwo abasha kuvuga ibintu wowe ngo ubyumve. Kubera ko hari igice kiba cyanditse mu mubiri nk'igice cy'ubwonko kiba cyahungabanye, igice kimwe cya dropinze hatakiri balance yo mu bice by'umubiri. Rero bigatera ibibazo bitandukanye, ku mubiri cyangwa bikaridinga kuri ibyo bintu waba utabizi. Rero ubwo stroke ikazakuzaho nyine utabizi, utari aware. Ikindi ni ukubura imbaraga mu kuboko cyangwa mu kuguru. Iyo utangiye gucika imbaraga mu kuboko kumwe cyangwa ukuguru kumwe kw'igice kijyanye, wenda tuvuge niba ari igice cy'iburyo niba ari igice cy'ibumoso, ugatangira kubura imbaraga, uhita umenya ko stroke igiye kuza. Iyo watangiye kubura imbaraga mu gice kimwe cy'umubiri. Ikindi ni ukugira isereri cyane cyangwa ibyo bita dizziness, kuzengera cyane. Aha ho ni hantu usanga wikubise hasi, uri mu isoko wikubise hasi, uri hehe, kubera ko ni result y'umuvuduko ukabije w'amaraso, ariko nanone ni ikimenyetso kizakuridinga kuri stroke. Rero kugira isereri ikabije nabyo ugomba kubimenya ko ari ibimenyetso bya stroke. Ikindi ni ukunanirwa kugenda, utabasha kugenda. Umuntu urwaye stroke ntabwo abasha kugenda, bamutwara mu kagare kubera ko igice cy'umubiri ntabwo kiba gikora, abakora kimwe ikindi kidakora. Rero bityo ntabashe no kubasha kugenda. Ikindi ni ukureba nabi cyangwa se kureba ibintu bibiri, wenda ukaba uri kureba umuntu ukamubonamo babiri, ibyo bita double vision. Ariko ahangaha iyo double vision yatangiye kuza, ibyo ni ibimenyetso bizaba bikiri early cyangwa kuri early stage, bikiri hasi. Niyo mpamvu niba ufite umuvuduko w'amaraso ugatangira kugira mwene bino bimenyetso biri suspicious cyangwa biri fishy, ugomba guhita wihutira kwa muganga, ubuzima bwawe ukabushyikiriza muganga hakiri kare. Rero ikindi kintu ni kubabara umutwe bikabije cyane, kugira uburwayi bwo mu mutwe like unlimited headache. Iyo ubabara umutwe cyane nanone ugomba kumenya, iyo ubabara umutwe cyane ako nanone ufite blood pressure, hypertension, iyo ufite umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se umuvuduko w'amaraso ari hejuru cyane, ugomba guhita umenya ibintu biri kujya mbere, uhita umenya ko ibintu
bishobora kuba biri kuridinga kuri stroke. Ikindi ni ukutabona neza ndetse no kutumva neza. Iyo utangiye kutabona neza no kutumva neza, nanone mind ufite blood pressure, ugomba guhita umenya ko stroke nyine biri hafi aho ngaho. Niyo mpamvu ibyo ni ibimenyetso biza bikiri kuri stage yo hasi. Biba byiza rero iyo ubimenye hakiri kare, iyo ubonye ibyo bimenyetso biri fishy, bikaba byiza bitangiye kubimenya hakiri kare. Ikindi ni ukunanirwa gutekereza neza, ugahora na confusion mu mutwe wawe, so washe gutekereza neza straight uko wari uri, si uba ariko ukiri. Rero iyo ufite mwene ibyo bimenyetso byose, biba byiza wihutiye kwa muganga. Biba byiza wihutiye kwa muganga, muganga akagufasha hakiri kare, inzira zikigendwa, kuko stroke hari etape bigeraho kuyitreatinga bikaba bikigoye ntubashe gukira. Ikindi niba ubona ibimenyetso ku mubiri wawe, ihutire kujya kwa muganga rwose. Nta kindi waba utegereje. Stroke ntiwayivurisha ibyatsi. Stroke si ibintu uzajya muri farumasi ngo ujye gupfa kugura imiti utabizi. Stroke ni ibintu bisaba deep checking, bakagusuzuma neza, consultation ibiri high. Rero iyo ubibonye nk'ibi ngibi, jya kwa muganga. Yajya kwa muganga. Kandi stroke ni uburwayi bubi cyane. Ni uburwayi bubi, ni uburwayi buhora uri ku miti ariko sukira, subasha kujyana kuri toilette, subasha kugira ikintu ukora, ushobora guhora uryamye gusa cyangwa wicaye mu kagare. Rero ibyo bintu byose byirinda hakiri kare. Wowe unkurikira, wowe uzareba kino kiganiro, byirinda hakiri kare. Ikindi ukora ibishoboka byose, wirinde umuvuduko w'amaraso ukabije ndetse n'umuvuduko w'amaraso ugenda gakeya, kubera ko stroke iva ku muvuduko w'amaraso yihuta. Iyo umuvuduko w'amaraso rero aribwo biza no guhagarara, bitera no guhagarara ku mutima, bitera umuvuduko w'amaraso gutera ibintu byinshi, ariko stroke yo iri ku isonga. Rero biba byiza ubimenya hakiri kare, ukajya ukunda kujya ku gipimo, ukajya kwipimisha ukareba ese ibipimo biri mu ntuza, biri normal cyangwa ntibiri normal. Ubutanzana kuganiriza ku bisobanuro by'ibipimo by'umuvuduko w'amaraso ndetse no gutera ku mutima. Rero ariko mu gihe ibyo bintu narabivugaho, mu gihe ubona ibi bimenyetso, mu gihe wumva utameze neza mu mubiri wawe, mu gihe hari ibimenyetso biri fishi uri kubona wumva utameze neza, wikwicara, jya kwa muganga. None ikindi cyongeyeho, mu gihe ufite umuvuduko w'amaraso, jya kwa muganga, witinda, wikina. Ubuzima burahenda, stroke irahenda. Stroke nanone iyo uyirwaye, si wowe wenyine uba wibereye umuzigo n'abandi, right? Kuko iyo utabasha kwigaburira, nta kintu ubasha kwihereza. Si ushaje ariko urarwaye, ufashwe n'ubwo burwayi. Rero biba byiza uyirinze hakiri kare, ukirinda kubera ibibazo abandi, ukirinda kubera ibigerageza abandi hakiri kare. Ibyo bintu bizagufasha nawe ubwawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Kandi abantu mugomba kugira umuco wa check up. Niba ubonye ikintu gisanzwe ku mubiri wawe, ihutire kwa muganga. Wenda siko byose ko wajya ubibona byose igihe cyose wajya wihutira kwa muganga, ariko hari ibintu bijyanye n'amaraso, bijyanye n'amaso, amatwi, ubuhumekero. Ibyo bintu si ibintu uzicara ngo uvuge ngo uranywa kimbaze cyangwa ngo uranywa n'ibindi byatsi ibyo ari byo byose bisura ngo urakira. No, niba ufite ibibazo nk'ibi ngibi, menya icyo gukora. Nta kindi cyo gukora, ni ukujya kwa muganga. Ikindi nanone hari ukuntu ujya kwa muganga, wenda abaganga bakakurangarana, ariko ntaho byanditse ko ugomba kwivuriza. Wenda tuvuge niba wivuriza muri leta gusa, ugomba kwivuriza muri leta gusa. No, niba ufite ubushobozi ujya no muri prive. Heba, ubuzima burahenda. Jya muri prive ariko ugira umuco wo kwivuza, kwirinda no kwita ku buzima bwawe. Ugire n'umuco wo kwisuzumisha kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi utazisanga muri risk ya stroke cyangwa se n'ubundi burwayi bw'amaraso, imitima n'ibindi. Ibyo bintu byose bizagufasha no kugira ngo umenye hakiri kare za diabetes cyangwa se diabete. Ubwo burwayi bwose ugomba kubwirinda hakiri kare, ariko nta kuntu wabwirinda udakoresha check up. Nta kuntu wabwirinda utamayindinga ibintu urya. Niba upfa gufata amavuta uko ubonye ukarya ibyunyu byinshi, ibisukari, ibiki, ntunaremotinge kumenya ngo se uyu munsi nafashe calories zingahe, ese uyu munsi. Ibyo byose ugomba kubimenya. Ibintu nariye birimo ibintu binibi, kandi kubimenya si uko ntabwo ari kubimenya si uko uri umuntu wize gusa. Umuntu wize si ugomba kubimenya wenyine, nawe wo mu cyaro wabimenya ubishatse. Rero ugomba kumenya ibintu ufata, ugomba kumenya ingaruka bikugiraho, ugomba kumenya buri kintu cyose, ugomba kuba aware y'icyo kintu n'ingaruka zakugiraho. By'umwihariko ukagira umuco wo kurya imbuto n'imboga,
ibyo bintu bihatse ubuzima. Imbuto n'imboga, bijyanye n'imitekerereze, kugabanya iyo mivuduko, imbuto n'imboga birafasha cyane. Rero iyo urya ubara, ujya umenya ngo nariye ibi ngibi bibyirangiraho ingaruka, nariye ibi n'ibi. Hari abantu bavuga ati okay, ndapfa kwirira n'ibiki, ariko buriya umuvuduko, cyangwa njyewe narwaye umuvuduko ndabizi, ndabizi, I know this feeling, kandi no mu rugo barawurwaye. Ntabwo uri hayi cyane, ariko muzehe wanjye afite umuvuduko uri hejuru cyane. Rero njya mbibona nk'iyo wabaye mwinshi cyangwa se warengeje urugero, we ntabwo avunika kuko ararwaye, ariko twebwe tumurwaza tuba tubizi. Noneho ibaze, hari igihe tuvuga tuti se biridinze nko kuri stroke, ese can you stand that moment? Rero mu gihe I know I cannot stand that moment, sibyo? Rero niyo mpamvu ugomba kwirinda hakiri kare, nkarinda kubatekereza imyunyu myinshi, ibyo bivuta byinshi, kandi mukagira umuco wo kurya amavuta y'igihwagari. Arahenda nibyo, ariko kurya amavuta y'igihwagari, igihwagari kirafasha, gifasha kurwanya imivuduko, nta nubwo gitera umuvuduko. Rero gira umuco wo kwisuzumisha, kurya neza indyo yuzuye, kurya neza si ibivuta, wite no ku buzima bwawe, ku byo urya.